nyuma yuko uruganda Norbert Business Group NBG rumaje kwigarurira imitima y'abakunda gatama kubera kutwengera ibinyobwa bigiye bitandukanye, batuzaniye yitwa Fimbo Gin, bisobanuye inkoni mu kinyarwanda Fimbo. Iyi Fimbo ikubita inyota ikayihashya, imaze kwigarurira imitima ya benshi aho imariye kugera ku isoko. Nimba uzi ko uri umucuruzi utarabasha kurangura Fimbo, utazi uburyo wabikoramo, reba iyo nimero iri kuri screen yawe uyihamagare ubashe gukemura ikibazo cy'inyota kiri mu bakiriya bawe bahukorera. Fimbo. Ndagira ngo wumve ano magambo muri kano kanya ari kuvugwa. Leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. Aya ni amagambo yavuzwe ubwo inama yari yateranye mu gihugu cya Kongo. Perezida yarahicaye, n'ibyemezo byari byemejwe na perezida ndetse n'abaminisitiri bose bakomeye mu gihugu cya Kongo bari bicaye aho ngaho. Hano bari kubibasomera. Leta ya Kongo ubona ko yamaze kumaramaza. Leta ya Kongo yagiye ishinjwa ko abasirikare bayo batitabwaho, nabo ubwo bakabyivugira ati nta gisirikare dufite, abayobozi bacu ntago batwitaho, imishahara twagiye tuyibona, abacancuro bishyurwa menshi, twe nitwishyurirwa igihe nta n'ikintu duhabwa. Mbega abasirikare ba Kongo ukabona ko igisirikare cyabo na leta ibimeze nk'ayitabitayo. Ibyo byakomeje gushinjwa perezida w'igihugu ko atita ku basirikare be. Mwagiye mubyumva abaturage bamutuka amajwi nagiye nyabazanira ko atita ku gisirikare cye, kandi Kongo ko kikeneye igisirikare gikomeye. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye perezida Tshisekedi mu gihe tutarakomeza hano bari gutangaza imyanzuro yafashwe yemejwe na perezida w'igihugu. Perezida avuga ati tugiye kongerera imishahara abasirikare bacu, cyane cyane bari ku rugamba mu gihe nk'iki ngiki cy'intambara. Imishahara yabo igiye kwiyongera, cyangwa se icyo twita ngo ni agahimbaza musiki, niko tubyita inaha. Nanone perezida yakomeje kuvuga ngo w'igihugu cya Kongo yavuze ati ikindi, umusirikare wese uri ku rugamba wagiye ku rugamba, famiye ye izajya yitabwaho, umuryango we witabweho, ba bantu bamwishingikirije ubwo nabo umuryango babana abafasha bose bitabweho, abana be bitabweho, kuko nawe aba yigomwe byinshi, ubuzima bwe akabushyira mu kangaratete arwanira igihugu. Ati muri urwo rwego imiryango y'abasirikare igiye kujya yitabwaho, abasirikare bongererwe agahimbaza musiki n'ibiceri. Muri make uri kubona ko perezida Tshisekedi yatangiye kureshya abasirikare be, abamenamo amafaranga ndetse n'imiryango y'abakayitaho. Niyo gahunda ikurikiye. Ni mu gihe Tshisekedi akomeje kuvuga ngo abana benshi, cyangwa se abasore nyina pana abana bataruzuza imyaka, abasore abajene mufite imbaraga muhaguruke mwiyandikishe mu gisirikare, dufite intambara ikomeye cyane. Muri make Tshisekedi gahunda afite ni ukurwana uru rugamba, nta gahunda afite yo kuvuga ngo mu biganiro na M23 ibyo byakomeje kugaragaza ko ibyo bintu atabikeneye, nta kuganira na M23. Ibi ngibi nanone bikagaragarira ku kuntu Tshisekedi ari kwinjiza abasore abajene mu gisirikare ku bwinshi, bikanagarira kuri ukongerera imishahara abasirikare, bikanagaragarira kuri izi ntwaro noneho yatumye. Tshisekedi yatumye drone zihagaze miliyoni 190 z'idolari muri kano kanya. Ayo ni aya mbere, nayagenewe drone gusa. Ndaje tujye no mu yandi, izo drone yatumye zishobora gukora iki, zifite ubushobozi bungana iki. Reka nze ubirebe kugira ngo urebe urugamba Tshisekedi agiye guteza ukuntu ari urugamba rudasanzwe. Ni urugamba rwo kwisubiza ngo aho yambuwe na M23, ariko Tshisekedi buri munsi udatinya gushyira mu kanwa ke, cyangwa se utatinya buri munota kugaragaza ko ikibazo gikomeye umwanzi afite ari igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cy'u Rwanda abasirikare bacu bari ku butaka bwe. Bivuze ngo ubwo nimba icyo gikoresho yakiguze ari icy'intambara, ntiwamenya ngo nico kurwanya M23 gusa cyane icyo kurwanya ahubwo abo ngabo biyita ngo n'abayobozi ba M23, ariko yitawe ngo ni igihugu cy'u Rwanda. Kanza duhere kuri izi drone Tshisekedi yatumye zihagaze miliyoni 190 z'idolari. Urebe ibintu zishobora gukora. Wenda duhereye ku mbere yuko tugera kuri izo drone n'ibyo bikoresho byamaze gutumwa na leta ya Kongo, n'imbaraga bifite n'ubushobozi bifite buteye ubwoba. Hano duhere kuri bano basirikare. Tshisekedi yakomeje kugenda avuga ngo nkuko imyanzuro yatangajwe, abasirikare bose ba Kongo by'umwihariko babandi nyine bahi igihugu cyabo, cyangwa se babandi bari ku rugamba, cyangwa se babandi bitiyemeje kurwanira igihugu cyabo, abagore babo bazajya bitabwaho mu byerekeranye n'ubuvuzi, mu byerekeranye n'ibyo kurya. Abana babo bazajya biga amashuri y'ubuntu, cyangwa se leta ibishyurire mu yandi magambo. Mbega icyitwa ngo ni umuryango w'umusirikare wa Kongo, cyangwa se n'umusirikare wa Kongo bagiye kwitabwaho ku rwego rwo hejuru kugira ngo
abasirikare ngo barwanire igihugu cyabo bivuye inyuma. Pana biri ujya kubona ukabona ngo M23 iraje igeze Bukavu ngo barirukanse bose, ku buryo umuntu arwana avuga ati ndarwana ndwanira abantu banyitaho bita ku bintu byanjye byose. Nicyo Tshisekedi ari kugerageza kurwana nacyo, kuko yabonye ko abasirikare be nabo ubwabo biruka. Twagiye tubona mu video abasirikare bari kwiruka bavuga bati bipakira mu makamyo bavuga ati nta mpamvu yo kurwana na M23, igihugu cyacu cyaradutereranye, twe turapfira abantu batatwitayeho. Twagiye tubibona abasirikare ba Kongo babyivugira. Menya ariyo mpamvu Tshisekedi ibyo bintu ari kurwana nabyo cyane. Tshisekedi nanone mu itangazo batangaje ko igihugu cya Kongo kigiye gutangira kugura ibikoresho bihambaye, ngira ngo urugamba rw'uyu munsi wa none ikintu gisigaye kirurwana kurusha ibindi byose ni ibikoresho by'urugamba. Nicyo kintu cya mbere kuri iyi ntambara iyi minsi tugezeho. Intwaro zihambaye, drone, apana bya bindi ng'indege, nicyo kintu gisigaye kirwana urugamba mu buryo budasanzwe. Tshisekedi yamaze kugura amadrone ari mu bwoko bwitwa ngo nizo bita ngo ni Bayraktar TB2. Ubwo bwoko bw'indege cyangwa se ubwo bwoko bwa drone twatudege tutagira abapilote, ni drone nini cyane ubusanga itwara intwaro zihambaye cyane. Bivuga ko ngo iyo drone ubundi igura hagati turebye mu mwaka w'ibihumbi 2022 iyi drone yari ifite agaciro cyangwa se ushaka kuyigura ku isoko yari ihagaze miliyoni 4,600 by'amayero. Niyo mafaranga iyo drone imwe igura. Ngira ngo urumva ayo mafaranga ashobora no kurenga, harimo ayo kuyizana, harimo n'ibindi byose n'ibisasu n'ibiki byose, ashobora kurenga honyine iyo uguze igikoresho urabizi kugira kikugereho nawe ukuntu ibintu bisa nk'ibigenda byiyongera. Bivuze ngo ni drone zihenze cyane. Nimba iyo drone imwe yo bita ngo ni Bayraktar TB2 ishobora kugura hagati ya miliyoni 4,600 z'amayero, Tshisekedi yamaze gutanga miliyoni 190 z'amayero zigomba kugura drone. Nimba hari umuntu ukubwira urugamba rw'uyu munsi ruteye ubwoba, intambara ya drone irakatsindwa, drone irazi igakora ibintu bitabaho. Vuga ko ngo zimwe muri izi drone ari drone ziba ziri ku butumburuke bwo hejuru cyane, ahandi utabasha gupfa kubona n'amaso yawe, ariko yo ikaba ifite icyitwa ngo ni kamera cyangwa se ijisho ridasanzwe ribasha kureba icyo ari cyo cyose iri ku butumburuke bwo hejuru, kandi ikakireba yaba ninjoro yaba muri hahandi ubona ahantu hasa nkaho hijimye, yo ikabasha kukibona nk'uko gikwiye kuboneka, ndetse yamara kukibona ikaba yahitirekura igisasu ku buryo bwihuse cyane. Bivuga ko ngo ari drone biri ku muvuduko udasanzwe, ndetse iyo drone ifite ubushobozi bwo kuba yaguma mu kirere amasaha arenga 20. Ndetse ngo ni drone ishobora kwikorera ibiro by'amasasu cyangwa se by'ibisasu ibiro bigera kuri 460 iri buze kurasa ahantu. Drone ishobora kwikorera ibiro 460 by'ibisasu, ishobora kuba yagera hari hose ikabiveya ubundi ikayitirasa ibyo bisasu. Vuga ko ngo inyinshi muri izi drone ni drone zagiye zikorwa n'Abashinwa, ariko mu rwego rwo kugira ngo zihangane na drone z'intambara zo mu bihugu by'uburengerazuba. Izi drone zishobora kwikorera amarokete, zishobora kwikorera amabombe, izi drone zishobora kwikorera amamisire bitewe n'icyo zishaka kujya kurasa ahantu hariho hose. Izi drone ngo zifite icyo twakwita nk'umunara cyangwa se ikoranabuhanga ribasha kuzihuza na satellite neza, ndetse bikaba bizifasha kuba iyi drone yakurasira ahantu kure cyane, iri mu kirere kure cyane utabibona cyangwa se mutanabasha kumenya aho murasa. Iyo ikaba iri kukubona neza ikaba yakurasa bitewe n'ukuntu ibikominikana cyangwa se ikorana na satellite neza cyane. Ayo ni amafaranga agera kuri miliyoni 190, ariko bikavugwa ko ngo hari n'andi miliyoni zigera mu 150 n'ubundi nanone zindi zo ku ruhande zigomba kugura izindi ntwaro zigiye zitandukanye n'izindi ndege zigiye zitandukanye zigomba kuza gufasha Tshisekedi muri uru rugamba, kuko Tshisekedi yijeje abaturage be n'isi muri rusange avuga ngo ngomba kwisubiza ibice byose byafashwe. None kandi sekreteri w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'Ubwongereza David Lammy yahuye na Perezida Tshisekedi muri Kinshasa, aho ngo Ubwongereza bwatangaje ko bwiteguye cyangwa se bumeze nk'ubwatanze gasopo ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ati u Rwanda turaza kurufatira ibihano bihambaye mu gihe cyose u Rwanda rutaba ruri gukura ingabo zarwo muri Kongo, ndetse ngo u Rwanda runarekeraho gutera inkunga umutwe wa M23. Nyuma y'aho Amerika yatangiye kugenda isa nkaho hari ibihano ifatira igihugu cy'u Rwanda, Ubwongereza nabwo ubona ko ari cyo gihugu kiri kubishyiramo imbaraga, kandi ibi byari byaranatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Wagner uriya wo muri Kongo mu kiganiro ubushize twari twazanye hano, avuga ko mu bihugu byose byo mu Burayi igihugu kiri kugerageza kubumva neza cyane gisa nk'ikibashyigikiye ari Ubwongereza. Gusa nanone uwo David Lammy amaze kuva muri Kongo guhura na Tshisekedi, yagarutse no mu Rwanda nanone n'ubundi ku wa gatandatu ahura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho baganiriye kugira ngo bamenye umuzi n'ukuri kose kw'ibi bibazo byose biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo turaza kumenya icyagiye kivamo n'ikihe.
nanone kandi mu andi makuru asa nkaho atangaje ni mu gihugu n'ubundi cya Kongo niho tukiri koroneri uhagarariye cyangwa se komanda w'ingabo uhagarariye ingabo mu gihugu cya Kongo mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo bamwita ngo ni Colonel Jackson. Colonel Jackson yagaragaye ari gute muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba, gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional, filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Isari Byamungu akaba General Bernard Byamungu n'ubundi uyu wa M23 bari imbere ya station ya polisi. Abanyamakuru bari bahari ni mu gihe M23 yafataga abasirikare bose cyangwa se abapolisi bose bari baratsinzwe urugamba, bari barahunze, abo yari yarafashe, abapolisi bose yari yarafashe ba Kongo bose yababwiye ko bakwinjira mu gisirikare bagafatanya cyangwa se mu gipolisi cya M23. Ndetse icyo ngicyo ngo ikigiye gukurikira, abo bapolisi bose n'ubundi bo mu magambo bavuga baratangaza ngo twebwe turi polisi ikorera uwo nguwo uri ku ngoma. Niko polisi yavuze ati twe turi abapolisi bakorera wicaye ku ntebe y'ubuyobozi. Abapolisi bose ba Kongo bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bose ubu ngubu bagiye kujyanwa mu ngando na M23 bamaze guhaguruka bari kwerekera aho bagiye gutozwa kugira indangagaciro, kugira gukorera igihugu cyabo nta vangura cyangwa se kurwanya kwita ku baturage ba Kongo nta bintu by'ivangura, nta kugira ubwoba, mbega babatoze icyo M23 yagiye ibwira n'abasirikare ba Kongo babwira ngo tugiye kubafata tubashyire mu gisirikare cyacu, tugiye gufata abapolisi bari basanzwe ari aba Kongo bahite baza muri M23 badukorere, ariko bagomba kubanza bagahabwa ifunzo cyane cyane ryo mu mutwe bakabakuramo imyumvire y'ubuyobozi. M23 ivuga ko ari ubuyobozi budashobotse butuma aba bakorera ari abantu nyine baba badafite discipline y'umusirikare cyangwa y'umupolisi. M23 ubu ngubu yajyanye abapolisi ba Kongo ku ikosi kugira ngo bave kuri iryo kosi bayita cyangwa se muri ayo mahugurwa bayita bajoininga M23 FC23 bayita batangira akazi bakomeza bakorera igisirikare cyangwa se ubuyobozi bwa M23 buri kuyobora Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakomeje no kugenda bamanuka bafata hirya no hino. Ikaba ari ibintu byababaje Kisekedi cyane n'ubuyobozi bwe kubona abasirikare be n'abapolisi be bari kudeviya cyangwa se bari kuva mu gisirikare bakoreraga cya Kongo bakaba batangiye gukorana na M23, kandi ukabona bari kubikora banabyishimiye, ubona bishimye nta kibazo bafite. Abo waruzi ko aribo bazakurinda umwanzi uzatera igihugu cyawe, ukabona abenshi bari kugita bajya ku ruhande rw'umwanzi waguteye ngo bagiye gukorana, ahubwo bafatanye kukurwanya, kuko niyo gahunda ya M23. Abapolisi ndetse bavanze n'abasirikare bagera ku 3,000 by'abasirikare ba Kongo ba FARDC bamaze nyine kugaragara ku mwaro bwo bari mu bwato muri iki gitondo bamaze kwinjira muri AFC M23 i Bukavu. Ni umubare munini cyane abasirikare n'abapolisi bagera ku 3,000 kuba bajya kwiyunga kuri M23. Nanone kandi muri Goma hari hakiri abasirikare benshi cyane ba SADC cyangwa se ba South Africa bari bakiri muri Goma, ariko bameze nkaho bari ahantu hamwe mu kigo bazengurutswe n'ubundi na M23 ku buryo nta kintu kimwe bagombaga gukora. N'abasirikare benshi cyane biravugwa ko ngo ku munsi w'ejo abo basirikare bose ba SADC bemeye cyangwa se bayamaritse bagomba guca ku butaka n'ubundi bw'u Rwanda ngo bazava Goma binjirira Rubavu, aho bazahita bakomeza boherezwa mu bihugu byabo nk'uko n'abandi na ya mirambo yaciye mu Rwanda igenda. Ati abasirikare ba SADC bari muri Kongo bagiye guca mu Rwanda ku munsi w'ejo. Gusa ngo igitangaje kirimo abasirikare ba SADC bari bari Bukavu ngo harimo abatwite n'abasirikare bari baraje kurinda amahoro, ariko ngo babatereye inda
muri Kongo nyine babateye inda ku buryo ni ikintu twakwita ngo nk'igisebo gikomeye by'umwihariko ku gihugu cya South Africa. Abasirikare bacu kuba baroherejwe kurinda amahoro bakaba bamanitse intwaro ibyo byabajyanye ntibabikoze, ahubwo bagiye bashinjwa kujya mu bindi, ndetse bakaba bagiye no guca ku gihugu bita bafata nk'ari igihugu cyabanze, ubwo n'u Rwanda, bari gupinganwa cyane, ndetse bakaba aribo bagiye kubaha inzira bacamo. N'ubushize ubonye ko basebye cyane, bakaba bagiye kuhaca ngo abenshi barimo ngo bararembye bararwaye, abandi ni inkomere, ku buryo harimo n'abashobora gupfira ngo mu nzira bananiwe cyane. By'umwihariko kongera noneho ngo kuba abo basirikare ba South Africa harimo n'abatwite, abatewe inda, kuba waragiye wambaye imyenda n'amaranka n'idarapo ry'igihugu ngo ugiye mu kazi, bakabona uri kugaruka inda rwose ari nini. Hari ukuntu byakomeje guteza ikibazo muri South Africa. Abadepite n'abandi bayobozi n'itangazamakuru bari gutongana batonganya ubuyobozi bwabo bavuga bati n'ubu ntabwo turasobanukirwa misiyo ya nyayo yari yajyanye abasirikare bacu ba South Africa muri Kongo ni iyihe. Ni uguterwa inda, ni ukutuzanira imirambo, nyuma yo kutuzana imirambo mukatuzanira abasirikare twe tuzi ko wenda ari bazima basigayeyo, mukabazana nabo abenshi ngo ni inkomere zirembye cyane, ku buryo bafite ubwoba ko hari n'abashobora gupfira mu nzira. Urumva nyine bagaruriye icyo twakwita ngo ni ibisenzegeri mu yandi magambo. Abo bari muri bamwe mu bazinjira ku munsi w'ejo bagaca ku butaka bw'u Rwanda. Nanone icyo ngicyo nacyo cyongereho, ntabwo bishimisha South Africa kubona inzira yonyine baca ibemerera gusubira iwabo ari inzira y'u Rwanda, kuko bari gupinganwa. South Africa ihora yiko mu Rwanda, mujya mubibona by'umwihariko mu itangazamakuru ryaha abadepite bahiyo bari kuvuga, ubona bibasira u Rwanda barugaragaza nk'akantu gatonya, ariko ukabona n'ubundi bimeze nk'amakiriro y'abasirikare babo. U Rwanda rwo rwonyine rwemera kuba rwababwira ati twabaha n'inzira mukigendera nimba muri abataha. Ukabona ko bisa nkaho bibakora kuri ka kantu k'ubwibone cyangwa se k'icyubahiro umuntu aba yiyumvamo. Reka dutegereze ku munsi w'ejo abo basirikare ba South Africa n'abo batwite n'abandi bose ejo nibaca ku butaka bw'u Rwanda, tuzaba tubabereye tubabereke, ndetse dukomeze tunareba kuko reaction y'abanye South Africa imeze cyane cyane abadepite n'abaminisitiri mu nteko yabo. Ejo byose tuzabisanga n'ubundi kuri YouTube channel yanyu Rock Entertainment. Ndaje mu kanya dukomeze n'ibindi byose biri gukomeza bibera muri kano karere kacu k'ibiyaga bigari. Ibuka gukora subscribe, dukomeze twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Ciao ciao.